Nshuti bakunzi ba Riyo Wadi News 250 mbanje kubasuhuza amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Uyu munsi tugiye kuganira ku bimenyetso bizakwereka ko umukobwa mukundana yahoze ari indaya nyuma akaza kubivamo. Ibimenyetso byerekana ko umukobwa uri kurambagiza yaba yarakoze uburaya akaburambirwa akaza kwishakira umugabo ariko butaramushiramo, hari ikibazo cyo kuba yakujisha bitewe n'ubwiza bwe cyangwa imico ari kukwereka, ariko muri icyo gihe yari asanzwe akora aka kazi k'uburaya. Hari ibimenyetso wamenya byagufasha kumenya uyu mugore cyangwa se umukobwa, kubera ko uyu ntabwo ari we mugore wifuza kuzabana nawe, cyane ko niba ushaka ubunyangamugayo mu rukundo, ubunyangamugayo bwe abubikiye uzazana amafaranga menshi aruta yawe, kandi nunanirwa kumuha ibyo ashaka buri gihe uzamubura ikindi gihe. Gusa hari abagore cyangwa abakobwa ushobora gusangana ibi bimenyetso mu buryo bwa nyabwo batarigeze baba indaya nyirizina, ariko mu mitwe yabo batekereza nkazo. Icyangombwa ni uko ubwo buraya bwabo babukorana n'abo bakundana mu gihe runaka. Nubwo aba bagabo baba babaha amafaranga rimwe na rimwe, ibi nabyo bisa nko kuva mu buraya iyo batandukanye. Nubwo abagabo baba batarabishyuraga buri gihe uko baryamanaga. Ngaho rero ibyo bimenyetso ni ibi ngibi. Ikimenyetso cya mbere ni uko uzasanga yarabaye imbata y'amafaranga ndetse akunda ibintu ku buryo burenze. Iki ni kimwe mu bimenyetso kiba mu mitwe y'indaya, kandi ni ikimenyetso cy'ibanze cyane gikunze kuziranga. Uyu mukobwa cyangwa umugore uzasanga avuga amafaranga, ahora ari atekereza, n'iyo aryamye n'iyo arota. Uyu mugore mbega ashimishwa no guhabwa amafaranga gusa. N'igihe kimwe aba yasaba naho bitari ngombwa, nta na rimwe yanga impano y'amafaranga. Amafaranga nicyo kintu yihutira gutangiraho igitsina cye kuruta ibindi bintu. Icya kabiri ni uko ahorana umuco wo kubanza kugusaba ikintu mbere y'uko muryamana, cyangwa se mbere y'uko mugira ikindi kintu cyihariye mukorana. Ashobora kugusaba amafaranga cyangwa se ikindi kintu gitandukanye, ariko mbere na mbere ugasanga aricyo ashyize imbere cyane. Aba bakobwa bitangira basa naho bari mu kazi rwose, kuko iyo abonye inshuti y'umuhungu yifuzaga amuha ibyo ashaka buri gihe kandi neza mu ntangiriro nta kintu amusabye, ariko noneho reka azamenye ko yamaze kukujya mu mutwe ko umukunda nta wundi wagushimisha nkawe. Azahita agabanya ibyishimo yaguhaga, wongera kwishima mu buriri iyo mugiyeyo wamaze kugira icyo umuha mbere. Akenshi ni ikintu kiba gifite agaciro mu mafaranga. Ubu noneho imibonano iba yabaye nk'igihembo mu rukundo. Gusa niba utarakanda subscribe kuri YouTube channel yacu, bikore mbere yuko dukomeza n'iyi nkuru. Urebe munsi gatoya y'iyi nkuru ukande ku ijambo riri mu ibara ritukura, uhita ukanda no ku nzogera irahita iza imbere y'iryo jambo, kugira ngo inkuru zacu zose ujye uhita uzigezwaho ako kanya tukimara kuzishyiraho. Ikimenyetso cya gatatu ni uko uyu mukobwa cyangwa se umugore akunda gukoresha amagambo nk'indaya, kandi n'andi asebya inshuti ze cyangwa abandi bagore aba adashaka. Niba waraturanye n'indaya cyangwa wararebye aho ziba zishyamirana, ijambo rimwe rikunda kuziranga ni ijambo wakantuwe, gupfobya umuntu. Iki ni ikimenyetso cyo gupfobya bagenzi babo. Ubundi ibyo umuntu yirirwamo nibyo bimuhora mu mutwe. Buri gihe aba yibuka cyangwa yibereye mu buzima yabagamo mbere. Ikimenyetso cya kane ni uko uyu mukobwa adatinya kukubwiza ukuri ko atizera inshuti ze na gato, ariko ko adashaka kuzibura. Umuhanga yaravuze ngo inyoni z'ubwoko bumwe ziguruka umujyo umwe. Ata umutwe cyane akabura amahoro iyo amenye ko wari kumwe n'izo nshuti ze adahari, bikarangwa no kukubaza ibibazo byinshi byerekeranye n'ibiganiro wagiranye nabo. Mbega ntabwo aba yizeye inshuti ze, kuko iyo yumvise ko mwagiranye ibiganiro aba yumva ko byanze bikunze ibyo biganiro bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina.
Ikimenyetso cya gatanu ni uko aba yivuga ibigwi anishimira uburyo azi gushimisha abagabo mu buriri n'uburyo akurura abagabo ariko agahorana ishyari ry'abakobwa bamurusha ubwiza. Uyu mugore usanga azi neza ko ikintu azi kurusha ikindi ari ugushimisha umugabo mu buriri buri gihe. Kiba ari cyo kiganiro nk'aho abasore bose batandukanye bahora bamuhamagara banamusaba kongera kuryamana nabo. Ibi byose ahora abikubwira kugira ngo utamuca amazi ahubwo wumve uburyo uzahomba nimuramuka mutandukanye. Gusa niba witegereza neza ubona ko ahora arwana n'uko utagera hafi y'abakobwa bakiri bato cyangwa se abagore beza, ahubwo aba yumva abo bantu atababona iruhande rwe. Ikimenyetso cya gatandatu ni uko icyumweru nticyashira atakubwiye ko ataboneka nibura rimwe umunsi umwe ariko ntaguhe ibisobanuro by'ibyo ahugiyemo. Mbega usanga uyu mugore cyangwa umukobwa afite gahunda zidashira kandi zidasobanutse ndetse ntanaguhe ibisobanuro byazo. Ntabwo yaboneka. Ijambo ntabwo mboneka ni ijambo rimaze kumenyerwa muri uyu mwuga w'uburaya. Ubundi umukobwa usanzwe mukundana ahita akubwira ataguca ku ruhande, akakubwira ikimuhugije kugira ngo mwimure gahunda y'icyo wamushakiraga kuruta kukubwira ibintu bitumvikana yinyuza hirya no hino kugira ngo wumve ko mutari bubonane kandi biba bizwi neza ko nta kazi afite kuri uwo munsi cyangwa se kujya ku ishuri. Ikimenyetso cya karindwi ni uko uzagera aho ubona ibimenyetso nka perike, ubwoko bw'imisatsi ya kizungu. Imisatsi ya kizungu y'amabara atandukanye ndetse iri mu ngano zitandukanye n'ubwoko butandukanye. Umukobwa uzasangana ibi bintu aba afite uburambe muri uyu mwuga. Iyi misatsi ayikoresha ahisha cyangwa se yihindura isura iyo ari mu nzu z'utubyiniro cyangwa ahandi hantu hahurira abantu benshi, aba ateganya gukura umukiriya ariko adashaka ko hari uwamumenya neza ngo amenye umwirondoro we wa nyawe. Ikimenyetso cya munani ni uko aba yinjiza amafaranga make mu buryo buzwi ariko akabaho mu buzima buhenze kandi nta zindi mfashanyo nibura ahabwa n'umuryango we. Ninde wishingira ibi byose? Ese wavuga ko ari inguzanyo za banki? Nawe nubona ibi bimenyetso ku mukobwa uri kurambagiza cyangwa se umugore mu bana, uzatangire kwibaza uti ese ibi bintu biva he? Niba umugore wawe utamuhereza amafaranga yo gutuma yimeza neza cyangwa se amafaranga mwinjiza atatuma yimeza neza mu buryo ubona butandukanye n'imibereho yanyu, iki kibazo weho ukibona ute? Ikimenyetso cya cyenda ni uko aba ahora anenga abakobwa bateretwa n'abahungu bafite ubushobozi buke. Uzamwumva yivugisha amagambo nk'aya. Kubera iki ariko hano ku isi usanga abakobwa beza ari bo bapfa ubusa, ugasanga bateretwa n'abasore batagira ikintu? Ntazatinya kukubwira ko hanze hari abagabo beza kandi bafite amafaranga bamuha buri kimwe cyose yakwifuza. Ibyo ni byo bimenyetso twari twabateguriye bigaragaza ko umukobwa muteretana cyangwa se umugore uri kurambagiza uwo mwifuza kurushingana cyangwa se uwo mwarushinganye yaba yarabaye indaya nyuma akabivamo. Ariko nanone ibi ntibikuyeho ko umuntu ashobora kuba indaya akabivamo akubaka urugo rukomeye kuruta utarayibaye. Ubundi hari indaya zigera ingeso zabo zidahinduka ndetse n'uko wabigira kose adashobora guhinduka cyangwa se ngo bimuvemo. Hakaba n'indaya kubera ubuzima atari zo zabihisemo ahubwo ari ukubera ibihe bisanzemo bagahitamo gushaka imibereho. Muri ubwo buryo abo bashobora guhinduka iyo ubuzima buhindutse cyangwa se babonye umuntu wabasubiza umunezero usanzwe mu buzima bwabo. Mukomeze gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu ariyo Real World News 250 kugira ngo n'andi makuru yacu yose tubagezaho ajye abageraho ako kanya tukimara kuyashyiraho.